Nyamara mfite ijambo maranye iminsi nashatse kukubwira ariko nkagenda ndyigizayo. Rero uje kurivuga se cyangwa ufite ubwoba ko ntaryakira neza? Simbizi ariko nzi ko nakomeje kuritindana. Amagambo akomeye nk'iryo avugwa abantu bageze ku buriri. Ugura burimbwira. Uyo wese ko yongeze ku buriri mpita nisinzirira. Radio yanjye ntivugira ku buriri. Kubanyega bambujije kuvuga ngeze ku buriri na n'ubu ndacyabikurikiza. Ariko ntiwumvira ye. Ngaho cyangwa arimbwira ko turi twenyine tukaba turi iwacu kandi dufite umwanya. Hari ikibazo kinini gihari. Ntacyo da. Maze iminsi nifuza kugira icyo nkubwira ku byerekeye ubuzima bwacu. Iki kibazo ubuzima bwacu? Iki kibazo wowe nta ukundi ugitekereza? Iki kibazo se ko numva uvuga uziga? Akana. Yewe kuzi neza se ko batubwiye ko tudashobora kubyara. Rero ushaka ko tuvugana n'iki? Ariko wibuke ko batubwiye yuko wowe uhuye n'undi mugore utari njyewe bishoboka. None se uragira ngo ushake undi mugore we nkwirukane? Ndetse ko ntabishobora nta nubwo byemewe. Wese wabyemera? Oya ntabwo ari ibyo nanjye nshaka kuvuga. Sobanurira neza rero. Icyo nashaka kuvuga nuko numva kugira ngo tubure umwana wacu tweme maze turekeraho kandi wowe ushobora kumubona ahandi wagerageza ukareba rwose aho wabyara nibura akana kamwe. Akana? Akana rwose wakazana nkakarera kandi nagakunda nagakunda nk'aho ari akacu twembi rwose ntikahungabana na gato.